Dutangiye hari umukobwa uri kugenda, umukobwa yari yishimye yambaye neza, ako kanya hari icaje gikurura agakanzu yari yambaye, gikurura umushumi, kirangije kimukuramo ikanzu yose, umukobwa asigara yambaye ubusa. Umukobwa aravuga ati ibi ni ibiki bimbayeho, aravuga ati ndazibamba nzerekeza he? Kurikirane filime witonze. Umukobwa aravuga ati aha hantu haba abazimu, ati iki ni igiki cyaba kije kikankuramo umwenda. Umukobwa arebye mu mazi abona umwenda uri gutemba, arangije akoresha uburyo bwose yakoresha kugira ngo akuremo umwenda, ariko ntabwo ibyo bintu byari biri gushoboka kubera ko yari ari hejuru y'ikiraro kandi amazi yari ari gutemba. Umukobwa yaraje yunama hano, ubwo niko yari ari kugerageza gukuramo umwenda mu mazi kugira ngo awambare, ariko ibyo bintu ntabwo byari biri gushoboka kuko umwenda wari uri gutemba uri kumanuka. Ako kanya umukobwa yunamye aho ngaho yumvise uruhinja ruri kurira, arebye abona hari akantu kari gutemba, arikanga, arebye neza abona harimo uruhinja mu mazi ruri gutemba. Noneho umukobwa aravuga ati ibi ngibi ni ibiki? Ati ibi ngibi byo ndamenya ari ibiki biri kumbaho, ati ndarota cyanga. Ubwo umukobwa ntago yari yitaye kuko yambaye ubusa, ahubwo yaravuze ati reka nshaka ukuntu natabara runo ruhinja. Umukobwa yigirira umutima mwiza, arangije aravuga ati ndabigenza ne ko ntazi koga, ndabigenza ne kugira ngo ntabare uyu mwana yaba yageze muri aya mazi gute? Kurikirane filime witonze uraza gusobanukirwa. Umukobwa arangije aravuga ati ubu ngubu nanyurayo kugira ngo ntabare uriya mwana. Aravuga ati reka ndebe ukuntu nabigenza. Arirukanka, akigenda hari icaje kiramukurura, twasize kimukuruye, ntago tuzi ngo yagiye he. Nyagasani, ibi ni ibiki biri kuba? Ubwo umukobwa nawe cyari kimutaye mu mazi. Nyagasani, kandi wibuke ntago azi koga. Umukobwa niko ari kumira nkeri, ari gutabaza ati Nyagasani, ati wamfashije irya none, wambabari gukantabara. Nyagasani, dore umukobwa nuko nguko byagenze. Umukobwa manza amazi yaramwishe we, dore n'umwenda gwe n'akabora kari karimo uruhinja. Umukobwa yarakangutse yisanga hano, yari yanyweye amazi menshi, ntabwo tuzi ngo ni igiki cyamukuruye. Umukobwa yakangutse ari gukorora cyane, yari yanyweye amazi menshi, akanguka ari gutekereza rwa ruhinja, aravuga ati rwa ruhinja rwaba rwagiye he? Arebye umwana muri ka kabora yari arimo aramubura, aravuga ati uyu mwana ni umuzimu ni iki? Ubwo nta kindi yakoze, yahise afata ka gakanzu yari yambaye arongera arakambara, arangije aravuga ati reka ndebe niba nabona ahantu uriya mwana aherereye, ati canga akaba ari abazimu bari kuntera. Umukobwa arangije arongera yambara ikanzu, akiri aho ngaho abonye urudodo rw'umweru. Umukobwa nta kindi yakoze, yaravuze ati reka nkurikire uru rudodo. Yararukurikiye. Nyagasani, ageze hano kwa rudodo niho rwa ruhinja rwari ruri, abona ahantu rwa ruhinja rwari ruteretse. Uru ruhinja ruteretse ahantu hashinguwe umuntu, ruteretse mu irimbi rusororo. Nyagasani, kandi urabona uyu mwana ni muzima, ni umwana mwiza pe. Umukobwa ubwo yakurikiye rwa rudodo, arakomeza aragenda, ageze hano ababonye umwana ahantu ateretse, abona ateretse impande y'igituro. Umukobwa araza aramuterura, aravuga ati wa mwana we wageze hano ute? Aravuga ati ko nari nakubonye mu mazi, wikuye muri kariya kabiriso wari urimo. Umukobwa arangije aterura uruhinja aruruzereza. Uyu ni umukobwa mwiza, aravuga ati uyu mukobwa yigirira umutima mwiza, ariko ari kubwira rwa ruhinja ati mbega ukuntu uri umwana mwiza, ati ubu ngubu uri kuzira iki? Arangije aravuga ati wa mwana we ngiye kukujana mu rugo, nzakurera nk'umwana wanjye, ati ngiye kugutwara, ntabwo wowe wananira. Ubwo umukobwa ariko ari kuzengagiza wa mwana, arangije abwira wa mwana ati, aravuga ati wa mwana we ngiye kugutwara nkujane mu rugo. Arahindukira, agihindukira yikanzemo, yabonye umuzimu aza ari kubwira wa mukobwa ati wa mukobwa we ugize neza,
ariko ndagusaba ikintu kimwe, uyu mwana uzamurere neza, uzamufate neza, ati kandi reba iriya foto iri hariya, iyo foto uyu mwana uzayimumpere. Ubwo umukobwa ahindukiye abona ku gituro hariho ifoto, biramutangaza cyane, arebye abona ni y'undi mukobwa. Ubwo umukobwa aragenda arayifata, wa muzimu yaramubwiye ngo iyi foto uzayibikire uyu mwana, uzayimwereke nazakura. Umwana aravuga ati, umukobwa aravuga ati, wa mwana we uyu ashobora kuba ari mama wawe. Arabiko akurikiza ibyo wa muzimu wari umubwiye, arangije aragenda. Barakwereka umukobwa yageze iwabo, asanga se na nyina bari muri salo iwabo. Ubwo umukobwa agihinguka iwabo, nyina yari yikanze, aramubwira ati, wa mukobwa we kuzankururisha no, uwo mwana umukuye he? Ati se wabyaye? Ati se waba waratwise ryari? Umukobwa arababwira ati, uyu mwana ndamutoraguye. Aramubwira ati, umutoraguye hehe? Ariko anabwira uyu mukobwa nabi. Umukobwa aramubwira ati, uyu mwana nsanze ari gutemba mu mazi, ndangije ndamutabara. Ubwo nyina na se bari bakumwitegereza, bari kumubwira nabi, ariko ari kubasobanurira. Ukurikirana agafilime witonze, ndetse nkwibutsa gukora subscribe, share na comment kugira ngo tujye tubana mu gasobanuye ka buri munsi. Barakwereka umukobwa yakomeje gusobanurira se na nyina, ariko ababyeyi be ntabwo bari kubyumva. Ubwo ngubwo umugore uri hano yarahindukiye areba umugabo we, bisa nkaho uru ruhinja hari ahantu baruzi. Ubwo ngubwo barakwereka uyu mugabo yitegereje umwana, arangije aribuka, yibuka ahantu uru ruhinja rwaturutse. Barakwereka uyu hari umwana w'umukobwa, umwana mwiza cyane kandi ukiri mutoya. Uyu mwana w'umukobwa yari atwite, none arangije araza yerekeza ku rugo rw'aba bantu, araza arakomanga, arangije umugore arafungura. Umwana w'umukobwa aramubwira ati, mwiriwe. Umwana w'umukobwa yari afite ifoto, aravuga ati, hari umugabo wanteye inda. Ati, none uwo mugabo nari naramubuze, dore ifoto ye ni iyi ngiyi, gusa nashakishije hirya no hino, bambwira yuko uwo mugabo atuye hano muri iyi nyubako, aba muri iyi nyubako. Umugore aramubaza ati, si none uwo mugabo mwaba mwarahuriye kugira ngo agutere iyo nda? Umukobwa aramubwira ati, uyu mugabo yaranteretse cyane, ambwira ko ari umusore, gusa yarangije kuyintera aranyihinduka. Kumbe ntago azi ko uwo ari kubwira uwo mugabo ari umugore we. Umukobwa aramubwira ati, uyu mugore aramubwira ati, wa mukobwa we, ati buriya wayobye, waba wayobye cyangwa ukaba wasaze wavangiye. Umukobwa aramubwira ati, ndi muzima. Uyu mugore arangije ararakara. Umukobwa aramubwira ati, umbabarire unyihanganire, ati wenda basi niba ndi kugushavuza, ati gusa ibyo bintu uri kukubwira ni ukuri, uyu mugabo ni wowe nteye iyi nda, kandi uri kubona ko yegereje. Arahita amubwira ukuntu byagenze. Barakwereka ukuntu byagenze. Uyu mwana w'umukobwa yari ari ahantu mu gashamba, ubwo yari yapanze guhura n'uwo mugabo, arangije bapanze ko ari hano barahurira. Ubwo umukobwa ari hano agiye kumva, yumva umugabo yamukozeho. Umukobwa ahita yikanga. Umugabo bari mu rukundo, bari bakundanye, ahita avuga ati, ntugire ikibazo, ati ni njyewe. Umukobwa ahita ahindukira. Umukobwa aramubwira ati, wari unkanze. Umugabo aramubwira ati, ntugire ikibazo, ati ni njyewe. Urabona ko muri iyo minsi bari bishimanye. Umukobwa arangije abwira umugabo ati, nari ngukumbuye, ati gusa ndakubonye, ati nari nzi ko utari buze. Gusa uyu mukobwa ntabwo yari azi yuko uyu mugabo afite umugore. Umukobwa ubwo bakomeza kuganira, umukobwa aramubwira ati, turi bogari. Niko wa mugabo atangira gukora umukobwa. Umukobwa aramubwira ati, ibyo utangiye ni ibiki? Umugabo arangije aramubwira ati, nshaka kugira ngo njyewe nawe tugire ukuntu twigenza. Ubwo umukobwa yitegereza kino kigabo, iki kigabo gitangira kumukurura, kiri kumubwira kiti, humura nta kintu uri buze kuba. Umukobwa abwira iki kigabo ati, mfite ubwoba, ati ibi bintu uri kumbwira ntago nabikora, ati ntago nabikoraho n'umunsi n'umwe. Maze umugabo abwira umukobwa ati, humura nta kintu biba bitwaye, ati tugende, ati nta kintu uri buze kuba. Ubwo ngubwo bahita bagenda,
iyo ni inkuru umukobwa yabwiraga uyu mugore. Gusa umukobwa akimara kubibwira umugore yararakaye cyane, atangira gufata wa mukobwa, atangira kumuhotera, ahita amufata, ahita amusohora, arangije amushyira mu muryango. Kandi mu muryango harimo igiti giteyemo imisumari myinshi kandi ziteye zihagaze. Umugore atangira gutuka uyu mukobwa, aramubwira ati wanshinziwe, ati ninde wakubwiye ninde waguhaye uburenganzira bwo kuryamana n'umugabo wanjye, ati none urakarenze ugarutse unje mu rugo uje kunshinyagurira, ati mbare gatatu ntari kukubona hano. Uyu mukobwa aravuga ati ntabwo nari nzi ko ari umugabo wawe, ati kandi ikindi yaranshutse. Urabona ko uyu mukobwa akiri umwana mutoya, umugore akomeza kumutoteza. Urabona inyuma y'uyu mukobwa hariho igiti kiharyamye giteyemo imisumari myinshi. Uyu mugore niko ari gutuka uyu mukobwa, ari kumubwira ati wanshinze, ati buriya, ati byo ntabwo wakabaye ubimbwira, ati wakabaye uri kubibwira uwaguteye iyo nda wanshinze. Ubwo mugore yahise afata wa mukobwa aramuhirika, kandi inyuma yaho harimo igiti giteyemo imisumari. Uyu mukobwa wibuke yari anatwite, arangije areba igiti cyari kiri inyuma kirimo imisumari, ariko nta kundi kuntu yari kubigenza, ubanza yaracikubiseho. Umukobwa ariko ataka cyane, ari kubwira uwo mugore ati ndi kubabara, ati wamfasha. Uyu mukobwa yari ageze n'igihe cyo kubyara, ubwo ngubwo ikubise hasi ubona ko ababaye. Uyu mugore aramubwira ati wakabaye uri gutaka, uzi n'uri gutakira, ati nje sindi nyuko, kandi wibuke ikindi warampemukiye. Ni gute wifata wowe ukaza kuryamana n'umugabo wanje, warangiza ukaza uri kubindata imbere, ati wanshegewe, ati ndavuze ngo mbare gatatu ntari kukubona hano, kandi ari kubabara. Uwo mugore yaramukubise hasi, uri kubona ko nta zindi mbaraga asigaranye, aramubwira ati ndi kumva mu nda hari kundya, ati wamfasha. Uyu mugore niko ari kumutuka ati ndavuze ngo nsohokera ahangaha, ndavuze ngo genda, mu nda haje kukurira hanze, ati he kukurira mu nzu yanjye, ndavuze ngo sohoka. Ubwo uyu mugore yahise afata wa mukobwa aramusohora, ariko ari no kumutuka ati ndavuze ngo nkubure hano, kuko hano ni iwanjye, ntufite uburenganzira. Umukobwa yararangije yicara hanze ku ibaraza. Umugore ari kumubwira ati nta mpuhwe na nkeya ngufitiye, mana yanjye, uyu mugore ni umuntu mubi. Umukobwa ari gutaka cyane, ari kuvuga ati wambabariye ukamfasha ko ngiye kubyara. Uyu mugore aramubwira ati aha ntabwo ari mu bitaro, ati genda ubyarire mu bitaro wa mukobwa we. Uyu mukobwa akomeje gutaka cyane, ari gutakambira uyu mugore, gusa uyu mugore ntiyaramwitayeho. Barakwereka ntibwatinze uyu mukobwa yarabyaye, arangije afata umwana w'uruhinja amushyira mu ntoki, ariko ari kubabara kuko yatakaje amaraso menshi. Barakwereka umukobwa yatangiye gufata umwana we atangira kumufubika, ariko ari kubabara. Arangije arihangana, atangira kwambika umwana we, arangije urabona ko ari kumwambika n'amasogisi. Ubwo umukobwa niko ari no kuribwa, gusa sinzi niba ari buze kubaho kuko yababaye. Nuko arangije afata uruhinja ararutwikira. Uri kubona ko yabyaye umwana mwiza cyane, umwana ufite imbaraga. Ubwo barakwereka uyu mukobwa yari ananiwe ahita asinzira, ariko sinzi niba ari buze kubaho kuko yatakaje amaraso menshi ndetse yanababaye. Ubwo umukobwa yarasinziye, barakwereka bwarije, noneho umukobwa agisinziriye hahandi. Barakwereka umugabo wo mu rugo yaratashe, hari nimugoroba atashe, kandi uyu mukobwa niwe yari aje kureba. Ubwo umugabo arangije yinjira mu rugo, ageze hano arahagarara, yarabonye umukobwa aratangara, aravuga ati ibi ni ibiki ndi kubona, ati uyu mukobwa yabaye iki? Ngo nta kindi kintu yakoze, yaje kureba niba uyu mukobwa akiri muzima. Gusa byari byarangiye, umugabo abona nta kindi kintu yakora, abona yahagereye igihe kitari icyanyaco. Uyu mukobwa yari yitabye Imana. Uyu mugabo yabonye nta kindi kintu yakora, afata umwana aramuterura. Agiterura umwana, umugore aba yahahingutse aho ngaho,
aramubaza ati uteruye umwana wawe? Uyu mugabo aramubwira ati wabyigwa n'iki niba ari uwanjye cyangwa atari uwanjye? Uyu mugore aravuga ati byose ndabizi, uyu mukobwa yaje ari wowe waje gushaka, ati kandi yaje afite ifoto yawe mu ntoki. Umugabo arangije aramubwira ati uyu mukobwa ntago muzi, ati gusa icyo nzi cyo ni uko uyu mwana ari umuziranenge. Uyu mugore arangije aramubwira ati uyu mukobwa turebe ukuntu yava aha ngaha. Barangije umugabo aramubwira ati none urabona arahava ate? Uyu mugabo aramubwira ati ngaho ushaka ikintu twakora. Nta kindi kintu umugore yamubwiye, aramubwira ati uyu mukobwa wowe mufate ujye kumushingura mu irimbi. Uyu mugore aramubwira ati wazana uwo mwana mufate, nanjye ndashaka iyo njya kumujugunya, ati kuko ntabwo twamubana. Ubwo nta kindi kintu cyabaye, uyu mugore yafashe umwana barakwereka mu iryo joro, nta kindi kintu cyakozwe. Bwakeye uyu mugabo yarangije gushingura wa mukobwa. Ngubwo niko uyu mukobwa yageze mu irimbi, niko byagenze. Gusa sinzi ngo uriya mwana we yageze mu ruzi gute. Barakwereka uyu mugabo yari arangije akazi ke ko gushingura uyu mukobwa. Aramubwira ati ntabwo nahabaye ngo ngutabare, gusa unyihanganire kandi amaraso yawe ntazambagweho. Ati ndagukarabye, ati ngushinguye nk'ubufasha nguhaye, uzaruhukire mu mahoro. Umugabo arangije arigendera, asiga wa mukobwa hano. Ngo barakwereka hano mu ruzi ka kantu twabonye wibuke ka kantu twabonye kari gutemba karimo umwana, twakita nk'akaberiso. Umugore yarakazanye nawe kari mu ruhinja. Arangije aravuga ati wa mwana we genda uzagwa ahandi hantu, ntungwe mu maboko. Ati nje ntabwo nashobora kukurera, ati ntabwo ndi nyoko. Arangije ashira mu ruzi. Ubwo ngubwo urabona ko uyu mugore nta keza ke, urabona ko uyu mugore ni umugome. Ndakwibutsa kugira ngo ukande subscribe, share na comment ku Musemburo Films kugira ngo tujye tubana mu gasobanuye ka buri munsi. Uyu mugore yamusize aho ngaho aragenda, nuko byagenze. None uyu mukobwa amugaruye mu rugo. Ubwo umugabo yarebye uyu mwana aba aramwibutse. Umukobwa akomeza kubasobanurira, arababwira ati uyu mwana namubonye ari gutemba mu mazi, nta kindi kintu nari mfite cyo gukora uretse kumutabara. Uyu mugore aramubwira ati uyu mwana urabona uzamushobora, urabona uzamurera ute, wakabaye wamwihoreye. Uyu mukobwa aramubwira ati mama aturi umugome, ati ntabwo wabona umwana ari gutemba mu mazi umwana ungana guca ngo umureke, nta kindi kintu wakora atari ukumutabara. Isi aramubwira ati wa mukobwa we, ati wakoze ibyo wari ufite gukora, atariko ntabwo twari dushaka kugira ngo umuzane hano. Umukobwa aramubwira ati none ahandi hantu nari kumujana nihe hatari hano? Ati uyu mwana ni mwiza, kandi uyu mwana ni umuziranenge, ati kuba nakoze ikintu cyo kumutabara nta kosa mfite. Ubwo umwana ararira. Umukobwa arangije aramuzereza, aravuga ati reka mujane mu cyumba mushakire icyo namuha kugira ngo ahore. Umugore umujinya uramwica, n'uyu mugabo we bose barumirwa baratangara, baravuga ati ibi bintu ntabwo nzi ko byabaho, ati ibi bintu ntabwo nzi ko bishoboka. Uyu mugore aramubwira ati kandi narakubwiye ngo tumwice, uravuga ngo tumwihorere, umwana n'umuziranenge. Uyu mugabo aramubwira ati none sine namugusigiye se? Bakomeza gukirana. Gusa uriya mukobwa we afite umutima mwiza, nta nahuriye n'ababyeyi be. Ubwo bakomejeje gutongana bari gupfa uriya mwana. Ubwo umugore uri aha ngaha yahise abwira umugabo we ati mugabo wanjye, ati ibintu byo kuba turatongana nta kintu byatugezaho, ati ahubwo tureba ikintu twakora. Uyu mugabo aravuga ati none urabona twakora iki? Umugore aravuga ati uyu mwana nje nzamwica. Barakwereka umukobwa yaratashe ari muri dushe ari gukaraba, umwana yamurambitse ku buriri. Barakwereka uyu mwana yamutunganyije, yamugize neza, yamwitayeho. Urabona umukobwa we yari ari kwisukura kubera amazi yari yahozemo. Barakwereka ako kanya hari uwinjiye. Ese ninde winjiye? Turi kubona amaguru. Arinjira gake gake ari kunyonyomba, kumbi ni wa mugore yinjiye ari gucunga, ari gukibaguza. Yinjira ari guseka, aravuga ati wacyana, ari kuvuga ati wacyana we, ati ndakubonye, ati kanze ntabwo nigeze nkwishimira, ati ntabwo byari ngombwa ngo bakugarure muri uru rugo. Uyu mugore yaje yegera uyu mwana,
ese agiye kumukora ibiki? Yaraje aramuterura, gusa uyu mugore nawe ntago ari mwiza kandi ndabona ari umuganga. Gusa muri iyi si abantu nk'aba ngaba ntago baburamo, ariko bafite icyo bazasobanura imbere y'Imana. Ubwo umugore yaraje afata umwana amurambika hasi, kandi uyu mwana yari aryamye ku buriri. Umugore atangira kumwegereza impande y'igitanda. Uyu mugore ubanza ashaka kumwica. Nyagasani, barakwereka umukobwa yari yibereye muri dushe, ntabwo yari azi ibiri kuba. Ubwo ngubwo uyu mugore barakwereka yatangiye guterura uburiri, yatangiye guterura igitanda, kandi uyu mwana ari munsi y'icyo gitanda. Barakwereka uyu mugore ni umugome, yatangiye guterura igitanda, ari kuvuga ati wowe wacana we, ati kanze ubibone, ati reka nze unkwegereze nyoko. Ubwo ako kanya umukobwa yahise ahahinguka, aravuga ati mama, ati urakora ibiki? Nyina nawe yahise yikanga asimbukira hejuru. Ubwo umukobwa arangije areba umwana, yirengagiza nyina, araza aterura umwana. Umwana yahise yikanga ararira. Nyagasani, nyina arangije ubwoba buramwica. Uyu mukobwa aramubaza ati wakoraga ibiki? Ubwo ngubwo ariko nyina ari kumusubiza, ari kudidimanga ati nazaga kureba uyu mwana, ati nabonaga ari ahantu hadashashe, ati nari kumusasira. Ubwo umukobwa arangije arabibona, abona yuko nyina ari kumubesha. Ubwo ngubwo nyina akomeza kumwisobanura ati uyu mwana nagiraga ngo mufashe, ariko nawe unteye ubwo burankanze. Uyu mukobwa arangije aramubwira ati mama, ati nta kibazo niba wagiraga ngo mufashe, ati uyu mwana ati ni mwiza. Ubwo nyina arangije asyerewe kubera ko bari bamubujije kwivuna umwanzi. Umukobwa arangije aravuga ati uyu mwana nzamukorera buri kimwe. Kumbi nyina niko biri kumubabaza. Nyina aramubwira ati nta kibazo. Ubwo ngubwo aramubwira ati nanjye umbabarire, ati nzabigufashamo mwana wanje. Ubwo ngubwo umukobwa nawe aramureba araseka, kubera ko yari yumvise yuko nyina azabimufashamo, ariko yarabizi yuko uyu mwana batamukunda kubera ko akimuzana babonye ko ababangamiye. Nyina aramubwira ati wowe, ati nzagufasha kurera uyu mwana wanje. Ubwo barangije barishima. Uyu mwana yareba umwana akamubwira ati aka kana, ati ni keza, ati mama, ati nanjye nimbyara umwana, ati nanjye Imana izamfashe mbyare nk'uyu mwana. Ubwo ngubwo arangije urabona ko bari bishimye, ari gusekana na nyina, ariko ari kuzereza wa mwana. Gusa nyina ni ibintu biri kumubabaza. Nyagasani, ese ni iki kigiye gukurikiraho? Barakwereka uyu mwana yari yiryamiye hano yiturije, noneho yari ari mu kaberiso. Ubwo ngubwo arangije nyina yari yafunze uyu mukobwa amaso, yamupfutse ngo amufitiye siripurize. Arangije uyu mwana nawe yari aryamye ku ruhande. Nyina arangije aramubwira ati fata iyo migozi, fata uzingurize iyo migozi. Nyagasani, ese ni iki kigiye gukurikiraho? Kumva umwana yari ari hakurya y'umuhanda. Ubwo umukobwa yakurura umwana akaza mu muhanda. Nyina akamubwira ati komeza ukurure. Uko umukobwa ari gukurura niko umwana ari kwegera mu muhanda hagati, kandi ni muri kaburimbo, kandi mu muhanda w'ibinyabiziga. Umukobwa wari bamupfutse amaso ntabwo yari azi ibiri kuba. Akana barakwereka kariturije kuko akana nta kintu kazi. Nyina akamubwira ati komeza ukurure. Umukobwa nawe agakurura. Nyina yavuga ati komeza ukurure, umukobwa agakurura ashishikaye. Barakwereka ise w'uyu mukobwa yaraje aza ari mu modoka, ari kuvuga ati kiriya cyana, ati ngiye kukirangiza. Barakwereka umwana ageze hagati mu muhanda. Nyina nawe aracakurura. Nyagasani, kandi umugozi uri hagati mu muhanda. Ako kanya hari umumarayika waje, ni nyina wa mwana. Nyina wa mwana yabaye marayika, araza ahita akata imigozi. Noneho bazi ko bagiye kumugonga, arangije ahita afata imbaraga yitambika mu muhanda, azitambika mu muhanda. Arangije atabara wa mwana, ukuboko kuko ari kurimo imbaraga nyinshi cyane. Umukobwa arangije aravuga ati reka nkurikire uyu mugozi ndeba aho uri kwerekeza. Umukobwa aje mu muhanda. Barakwereka nyina arangije arikanga, aravuga ati hagarara. Barakwereka umugabo yaratwaye imodoka, yaragiye kugonga umukobwa we. Arangije n'umukobwa arabibona. Umukobwa aramubwira ati mama, ibi ni ibiki wankoreye?
umugabo yahise ava mu modoka arababwira ati nimuve mu muhanda, ati kuki muri kunyitambika. Ako kanya aho hantu bari polisi yahise ihagera, irangije iravuga ati mwa bagabo mwe, ati nje kubafata, ati tuje gufata uyu mugabo n'uyu mugore, ati turabashinja icyaha cyo kwica uyu mwana, ati ibyo bintu murabyemera cyangwa ntimubyemera? Umugore arahakana aravuga ati uyu mwana ntabwo twigeze dupanga kumwica. Uyu mukobwa aravuga ati aba bapolisi ni njye wabahamagaye, ati ibi bintu numvise muri kubipanga mpita mbahamagara, niyo mpamvu n'aka kanya mwari mugiye kunyicira umwana, ati kandi je nari mbizi, ati ibi bintu nari mbizi. Barakwereka ukuntu uyu mukobwa yahamagaye bari abapolisi. Uyu mugore n'umugabo baramufashe bamupfukira muri salo, baramubwira bati tugufite surprise. Ubwo barangije baja mu cyumba, umukobwa asigara muri salo azi ngo ni ibintu byiza bagiye kumukorera. Kumbe baje kubiganiraho, umugore aramubwira ati kiriya cyana nari nabonye agatekerezo k'ukuntu twacikiza, ati numvaga twakijana mu muhanda kiriya cyana, twarangiza tugafata imigozi tukazirika hakurya y'umuhanda, noneho uriya mukobwa akaba ari guciyicira. Uyu mugabo aramubwira ati ibyo bintu si none, ati wabitekerejeho? Umugore aramubwira ati ibyo nabitekerejeho. Umugabo aramubaza ati ibyo bintu uri kumva nta ngaruka byatera? Umugore aramubwira ati ibi bintu twabikora mu bwenge. Ubwo umugabo nawe wagira ngo umugore yari yaramufashe. Umugabo yumvaga ibyo umugore amubwiye gusa. Barakwereka umukobwa we yasigaye yahise akuramo igitambaro bamupfutse mu maso, aravuga ati aba bantu ko batinze bagiye he? Noneho acivugisha ari aho ngaho, uyu mukobwa ahita abona aho ngaho ako kanya haje umumarayika. Ubwo uyu mumarayika ni wa mukobwa ni mama wa kakana. Aje abwira uyu mukobwa ati genda mu cyumba nurangiza wumve ibyo so na nyoko barimo kugamba, bari kukugambanira uriya mwana. Ubwo umukobwa nta kintu yakoze, yahise ahita aza gushaka ahantu bari. Barakwereka umukobwa yaragiye agera ku cyumba bariho, arangije ahengeza mu cyumba, yumva ibyo bari kugamba, yumva bari kuvuga bati rero ati ibi bintu njye nabitekerejeho, ati numvaga twafata uriya mwana tukamushyira hakurya y'umuhanda, twarangiza wowe ukaza ari wowe utwaye imodoka, warangiza ugahita umugonga, babifata nkaho ari impanuka yabaye. Uyu mugabo arabyumva, aramubwira ati rero ibyo bintu ndi kumva byaba ari sawa. Umukobwa nawe arabyumva, yumva yuko bari kumugambanira. Uyu mugore aravuga ati umukobwa wacu ntago yazigera amenya yuko ari twe twabikoze, ati kandi abimenyeje nabyo byaba ari ikibazo. Gusa umukobwa ntibazi ko ari kubumva. Umukobwa yabonye ko mama we nta keza ke, gusa baravuga ngo n'ubundi abagore nta keza kabo. Uyu mukobwa arangije atavuga ati ndakora iki, ahita afata telefone ahita avuga ati ngiye guhamagara polisi. Nta kindi kintu yakoze, yahise ari kuvuga ati nubwo bambyaye ariko nta bantu babi ndabatanze. Yahise ahamagara polisi. Uyu mukobwa yahamagaye ari kuvuga ati bari kungambanira, ati bashaka kunyicira umwana, ati kandi ni ababyeyi bambyaye, ati ndagira ngo muze muntabare, ati ndagira ngo muze mumfashe. Ababwira isaha, arangije ababwira naho baraba bari. Barakwereka uyu mukobwa nuko nguko yahamagaye polisi, gusa iwabo nabo ntibari babizi. Arangije afata akagatambaro arakipfuka. Barangije barakwereka papa na mama baragarutse muri salo, kumbi bari bavuye kumugambanira ariko ntibari bazi ko abizi, bari bazi ngo ntabwo abizi. Barangije baramubwira bati tuvuye gutekereza kuri surprise twari tugiye kugukorera. Umukobwa arababwira ati nta kibazo. Nyina arangije aramubaza ati si utwizeye? Umukobwa aramusubiza ati yego. Umugore arangije abwira umugabo ati tugende tumujane nta kibazo. Umukobwa arangije arijijisha yifata nkaho nta kintu azi. Ubwo ngubwo umugabo arangije
abwira umugore ati mufata akaboko tugende. Niko kumufata bamujana hahandi, bamujana mu muhanda. Ubwo ngubwo uyu mukobwa yari kubabwira ukuntu yabahamagariye polisi. Umukobwa arangije ababwira ati bahereye kera bashaka kwica uyu mwana, ati kandi nibo bishe mama we, ati nimubatware, ati uruhare runini ni mama. Ubwo polisi nta kindi kintu yahise ikora atari ukubafata. Polisi yahise ibafata. Ubwo umugore arakara aravuga ati ntabwo nari nzi ko wowe mukobwa wanjye ari wowe wadukorera ibi ngibi. Uyu mukobwa arabirengagiza arabihorera, arangije yifatira umwana arabareka. Arababwira ati mama, ati ntibabajane kuko n'uyu mwana ni umuntu, ati kandi uyu mwana ni umuziranenge nta kintu kibi yakoze, ati none mwamuzizaga iki? Nyina arangije aritegereza, ari nako uyu mukobwa ari kumusomera, ari kumubwira turi mama, ati ariko ibintu wari ugiye gukora ati ntabwo ari byiza. Barakwereka ako kanya polisi yakoze akazi kayo nta kandi ni ukubatambikana. Barangije barabajana, barakwereka umukobwa yasigaye yishimye ari kumwe n'umwana we, ndetse na mama w'umukobwa yabaye marayika yaje gushimira uyu mukobwa. Arangije aramubwira ati warakoze cyane kwita ku uyu mwana uzamurera kure, imari izabiguhembera, aho nzaba ndi kugusabira. Ubwo marayika yahise yigendera. Uyu mukobwa nawe asigara ari kureba uyu mwana, ari kuvuga ati wa mwana we, ati nzakora icyo nshoboye cyose ku bwawe ukure. Rero aravuga ati Mana uzampa ibyo kurera uyu mwana. Nagasobanuye ko uyu munsi n'aha tugasoreje.